dara umuntu wese yanyagirwa ugusabye ugifite ubushobozi umuhe. yego Inzara ninyivuga yego irenze uko nayivuga sindi buyitindeho. Ndakubwira ibintu bitatu byankomerekeje bikandye. yego Inzara, kubura agaciro mu muryango. Icya kabiri ni inzara. Icya gatatu ni umuntu naragiriye ingurube ansezeranye ikabutura arayinyima. waragiye umuntu ingurube? Naragiriye ingurube ndagirira ikabutura ngo nzabone ikabutura yo kwambara. yego Nziragira imyaka 3 n'amezi 8 mfite ubwenge ntekereza nk'abandi ariko ntabona ubushobozi bwo kuva uko wakegurira. Ibihamya TV, imirimo y'Imana, ubwenge n'ubushishozi. Shuti bakunze mukurikiye Umwerezi TV, abakurikiye Ibihamya TV, turabashimiye amahoro y'Imana nabane namwe. Kuri kamera zacu ni Claude Bless, imbere yacu hari umukozi w'Imana n'umushumba n'umureverend. Muraho neza. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza, turashima Imana. Twishimiye kubana namwe kuri kamera zacu. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo mwibwire abadukurikiye amazina yanyu, aho muteranira naho musengera, dukomeze n'ubutumwa bwiza Imana yabahaye. Nitwa Reverend Pasteur Ntakirutimana Jean Claude. Yego. Ndi umugabo wubatse, mfite umudamu n'abana 7. Ndi umukozi w'Imana mu itorero rya Pentecote Emmanuel hano mu Rwanda. Pentecote Emmanuel mu Rwanda. Muteranira hagana he? Duteranira mu Nzove. Yego. Muteranira mu Nzove. Nanjye nitwa Jean Claude, ngize amahirwe yo kubona abazina wanjye. Imana ibaha umugisha. Akaba n'umukozi w'Imana. Uyu munsi turasangira ku byiza Imana yabahaye. Imana ibaha umugisha. Twabonye ku macano aho mwagiye munyura, niyo dukurikiye ku l'église, ku itorero ryanyu, twumva hari ibitangaza cyangwa se hari ubuhamya bwinshi bw'iby'Imana yabakoreye. Twatumiye kugira ngo mugire abantu mukomeza. Hari abantu kino gihe bafite umutima uko Kristo nta kintu ashoboye cyangwa se Imana nta kintu ashoboye bitewe n'ubuzima bubabaje barimo cyangwa se ukomeye barimo. Twabatumiye kugira ngo mudufashe cyangwa se mubakomereshe iby'Imana yabanyujijemo, ubu mukaba mushumbye itorero. Imana ibaha umugisha. Yego. Murakoze cyane. Reka tubanze dushimira Imana yabikoze byose. Yego. Ni nayo yaduhaye ubwo buryo n'uyu mwanya kugira ngo bishoboke ko dukora iki kiganiro. Yego. Turagushimiye Mwami Imana, wowe waduhaye uyu munsi ngo tuwishimiremo. Turagushimiye no kubw'iki kinyamakuru cyadutumiye kugira ngo twamamaze inkuru nziza, duhamye imirimo y'Imana n'ibyo wadukoreye, kugira ngo bitera bizera gukomezwa n'abatizera bizera Umwami Yesu. Turagushimiye muri uyu mwanya, ubwami bwawe buze bubane natwe, kandi ijambo ryose tuvugira imbere yawe ibi ijambo ry'umumaro, kandi icyo washyize ku mutima wacu amatwi y'abazacyumva bizagira icyo bibamarira, kandi abazumvira ijambo rivuye ku rurimi rwanjye rizahindura ubuzima bwabo, ubuhamya buzahindura ubuzima bwabo, kandi bagira amahoro menshi, umugisha w'Imana bazeho. Turagushimiye kuko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Intego y'Umwerezi TV no kugira ngo duhembure imitima y'abantu bababaye. Yego. Hari abantu Satani yihebesheje kino gihe ushaka kumva umuntu avuze ngo ndifuza gupfa. Ukuva umuntu kubaho, gupfa bimurutiye kubaho. Kandi impamvu dukoresha ubuhamya cyane, nigeze kubona umuntu wumvishije ubuhamya arabwizera, arwaye indwara idakira, yizere bwa buhamya umuntu yatangaga, abwizeye arakira. Ndagira ngo tubanze tumenye ubundi Jean Claude ni muntu ki? Murakoze cyane. Jean Claude nkuko nabibabwiye, ndi umugabo wubatse, kandi umurimo wanjye nkora nababwiye ko ndi pastor, kandi muri uwo muhamagaro habamo impano nyinshi zitandukanye, ariko icyo ndi bukore uyu munsi nkuko mwifuje gutambutsa aho ijambo ry'Imana rikomeza abantu imitima, ni ubuhamya ndi bubabwire. Yego. Rero ndumva kubirenza ibyo, hari ikindi mwambaza? Nta kindi twababaza, mwatangira mutubwira ubuhamya bwanyu kugira ngo abadukurikiye nabo bahumurizwe kandi bongere basubizwe mu ibyiringiro bitewe n'ubuhamya bwanyu.
Imana ibaho umugisha. Reka tuyoborwe n'ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza Matayo igice cya 11 umurongo wa 27 n'umurongo wa 28. Matayo umurongo wa 27 turawusimbuka, nashakaga kuvuga ku wa 28 n'uwa 30. yego 27 naba mpereye kure, reka mvuge kuri 28 na 30. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo 11:28-30 kugera kuri 30. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. yego Kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. amen. Ndasubiramo iri jambo. amen. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Imana ishimwe. amen. Intego y'ubuhamya bwanjye iravuga ngo kwakira uburuhukiro yego bwo mu mutima. kwakira uburuhukiro. Kwakira uburuhukiro bwo mu mutima. amen. Kwakira uburuhukiro bwo mu mutima. Nkuko nababwiye amazina yanjye ko nitwa Ntakirutimana Jean Claude. Mvuka mu ntara y'Amajyepfo, niho navukiye, ntago navukiye i Kigali. yego Naje mu buzima bwa Kigali nshakisha. yego Hanyuma nashakaga kubasangiza iby'iri jambo. Nukuri nagira ngo mbabwire ngo Yesu ajya aruhura abantu akababonera uburuhukiro bwo mu mutima. Haleluya. Yesu ajya aruhura abantu bakarubona uburuhukiro bwo mu mutima. amen. Ikitonderwa, yego imbaraga z'umwuka we z'ijambo rye ritura mu wo yaruhuye. Yarangiza akamuhindurira izina, akitwa umugaragu we cyangwa umukozi we. yego Kandi akamuha umutwaro utaremereye, utavunanye. yego Kandi agakorera Yesu mu buryo bukwiriye. Si n'icyo gusa, yego kuko umukozi wese akwiriye ibihembo, nawe umukoreye neza aramuhemba. yego Ndashimira Imana yampaye umurimo mwiza, haleluya. kandi ikangirira imbabazi nyinshi. Imbabazi ze nizo zatumye mbona uburuhukiro yego bwo mu mutima imbere. yego Kandi anturamo. ubuhawe na Kristo. Mbuhawe na Kristo. haleluya. Navutse mu mwaka w'1983, mvukira mu Majyepfo, mu ntara y'Amajyepfo. Niho navukiye. yego Hanyuma ubwo nagira ngo mbibwire neza bankurikiye. yego Mu byaha niho navukiye. yego Mama yambyariye iwabo icyo gihe, arapfa ntago namumenye, ntago muzi, yego bituma nkurira mu buzima bw'ubupfubyi buruhishe. yego Hanyuma ngeze mu gihe cy'imyaka nka 11 nibwo natangiye kuruha, mu ruhu ntera imvune z'ibikomere byo mu mutima. Umwana ukiri muto hari igihe atagira ibikomere byo mu mutima, ataramenya ubwenge kubera ko akiri muto, ariko iyo atangiye gukura guhera ku myaka 5 kuzamuka, burya ijambo ryose umubwiye ararifata, ntago aryibagirwa mu buzima bwe. yego Rero nibutsa abantu bafite abana barera b'imfubyi cyangwa barera abana batarabo mu miryango yabo, mbasaba kujya babihanganira, kuko Imana izababaza uko babareze. Imana izabaza abantu bafite abana b'imfubyi mu nshingano zabo nko kubarera, ibabaza uko yababahaye, uko babareze. yego Imana izabaza abantu bafite abagaragu bakorera uko babakoresheje, kuko yemeye ko umuntu agira ubutunzi butuma agira abagaragu n'abasha. yego Imana izabaza abantu bafite abo bahagarariye uburyo babayobora, kuko Imana yemeye kubagira abayobozi bayobora abandi kugira ngo babafashe kandi buzuze umugambi w'Imana ku buzima bwabo. Imana ishimwe. Nuko ikineye kuvuga iryo jambo, uhereye igihe nyogokuru yaviriye mu mubiri nko mu myaka 6, nibwo natangiye kubabara, ariko ngira umubabaro cyane ngize imyaka 11. Banyirukana mu muryango kugira ngo ntazabona umugabane.
bituma ngenda nuko nahavuye. Ku bw'ibyo mfite inkovu z'inkoni ziri mu bitugu. Kuva icyo gihe hari zanze gusibangana, urabona uko ngana n'imyaka ngize, zanze gusibangana uhereye icyo gihe. Yego. Nabyo ni ibihamya byanteye umubabaro n'agahinda ko mu mutima, nkura nabi. Mbura uburenganzira bw'umwana, bituma mba ku muhanda. Mu buzima bwa mayibobo. Icya mbere ni uguteshwa agaciro, singira uburenganzira bw'umwana. Mu bikomere wagize? Mu bikomere byankomerekeje. Yego, muri ubwo buzima. Ni amagambo numvaga abavukanye ba mama bambwiraga. Kavuga bati wa kinyendaro we, wavukiye mu migina ku gasozi, uzapfa utikamiye n'ayimbwa, tugukuye hano turakwirukanye, cyangwa tugushyiraho nyokwari. Ayo magambo akajya ndya, kajya ngenda numva ko umuntu w'ikinyendaro atagira agaciro. Yego. Nkumva ko umuntu wavutse nyina mubyariye waba kanamusiga ntabone n'uburere bwa kibyeyi, nta gaciro afite. Ntangira kwiyanga, nkumva ibyo ari byo byose, urumva ntabwo nari nzi gusenga. Yego. Ntaho nari kubikura. Ukiraho kukiba presesaga mu migina. Urabona kuvuga mu migina, ntabwo mvuze mu migina, mu mikingo bamucyuriraga ko yatwaye inda, aryamanye n'abagabo ku gasozi. Nizo ni imigina ya Nyamirambo, handi hari imigina ya Nyamirambo cyangwa ya Remera. Ahubwo mu kinyarwanda kiwacu hari icyo bita umugina cyangwa se umukingo cyangwa umukoki, biterwa nuko babyita. Iwacu rero ahantu nko mu Ruhavu cyangwa se umukoki cyangwa umugina, munsi y'imikingo hihishe gutyo, nuko bahitaga. None bigatuma banyurira gutyo. Urumva sinigeze ngira uruhare rwo kuvuka, ntabyo nagize, nisanze gutyo. Ariko bintera imvune zo mu mutima, nkura n'icyo gikomere. Ayo magambo yaranseserezaga iteka, agatuma niheza nk'abatimide, singire uburyo bwo kuvuga mu bantu. Hirya y'ibyo, ubuzima nabagamo bwari bubabaje. Nari mfite umuruho, dayimoni w'umuruho uteye ubwoba. Nari mfite icyangiro giteye isoni. Giturutse kuki? Giturutse, urumva iyo umuntu avukiye mu byaha, umubyeyi, urabona, nagira ngo nshishikarize urubyiruko. Yego. Icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha kibi. Yego. Kandi kigira ingaruka zikomeye. Ndetse kigira ingaruka kuri nyiracyo, kikaba cyanateza sosiyete, umuryango, ibibazo bitoroshye. Habamo gutwara inda zitizewe, ababyeyi kubyakira bikanga, bahera kuri uwo mukobwa watwaye inda. Atagira umugabo babana, bamuvuga amagambo mabi, bamutongera amagambo mabi. Imwe na rimwe hari abazikuramo. Kandi mu makuru nabonye yizewe, na mama yayikuyemo 7 iranga, ko Imana yari ifite umugambi. Mama wakuramo inda yanjye yayikuyemo inshuro 7 biranga. Uko nabimenye, nagiye kubwiriza ubutumwa mu giterane wacu, iyo mvuka abantumiye. Mu bihana hahagurukamo umwe arambwira ngo ntabwo nagira amahoro, kuko twashatse kukuvutsa ubuzima, genda nyoko nubwo yabubuze, mumbabarire. Ndamubabarira, cyakora mbishimira Imana, kuko Imana byatumye impa makuru y'ubwo buzima. Numva n'ubuhamya bufite imbaraga muri jye, bunyereka ko nubwo narindi mu mubabaro w'icyo gihe, ariko navutse biri mu mugambi w'Imana. Nubwo wari waratawe, nubwo nari naratawe, ariko navutse biri mu mugambi w'Imana. Imana yaranyimanye. Umuntu wese yanyagirwa, ugusabye ugifite ubushobozi umuhe. Inzara ninyivuga, irenze uko nayivuga, sindi buyitindeho. Ndakubwira ibintu bitatu byankomerekeje bikanje. Inzara, kubura agaciro mu muryango. Icya kabiri ni inzara. Icya gatatu ni umuntu naragiriye ingurube, ansezeranye ikabutura arayinyima. Waragira umuntu ingurube? Naragiriye ingurube, ndagirira ikabutura ngo nzabone ikabutura yo kwambara. Nziragira imyaka 3 n'amezi 8, mfite ubwenge, ntekereza nk'abandi, ariko ntabona ubushobozi bwo kuva aho wakegurira. Nijye iyo navuye, uwambuza. Hari abantu bigeze kumva mvuga bati oya, aho ugeze ntabwo ukwiriye kuvuga utyo, ntabwo babizi. Iyankuye mu nda ya mama,
simpfu urupfu rumeze gutyo, yego ikandinda singwe mu ngurube nziragira n'inkoni nakubiswe, yego uko natahaga nagiye ingurube narakubitwaga, kuko kuzicyura zose byabaga bigoye, zimwe zaragucikaga, ngahanirwa iryo kosa kandi byabaga bigoye kuzicyura ari ingurube 10-20 byabaga biruhije. Noneho reba umuntu wafatiwe mu isoko, yego Imana ishimwe kuko ntaguye mu cyuho cy'icyaha. haleluya haleluya. Kandi icyo gihe nari narumvise ubutumwa bwiza sinabwizera, ukagira ngo ni ibintu bijya. Urabona hari ukuntu abantu basuzugura ibintu by'ubutumwa bwiza, yego abantu bakumva ko twabuze icyo dukora cyangwa ubutumwa bwiza buciriritse, yego ndababwira ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ikiza ubugingo bw'uyizeye, kandi uhindura amateka y'ubuzima bugatanga uburuhukiro bwo mu mutima. amen. Ubwakiriye akakira Imana azabaho kandi azakomezwa. Yego rero ndi muri icyo gihe muri iryo joro nagize iyerekwa, mbona umugabo wambaye ibyera, mu maso ye hasaga n'izuba. Urabona uko iri zuba ricanye, yego ntabwo warirebamo, amaso arahuma, n'ibirenge bye niko byasaga, n'ibiganza bye niko byasaga, amaso arahuma. Numva ijwi rivugiye muri we rimbwira ngo yewe nta kiruta Imana, mwene Kayihura, yego na muja wa Yezu Meresiya, ndagukijije, genda ubwira abaremwe bose ibyo Kristo Yesu yagukoreye. yego Ngiye impamvu ituma mpera ku cyambere, havuga ubuhamya bwaho navuye. Nta cyaruta, nta jambo na rimwe muri cyo ryagira uburemere bwa ruta imbabazi Imana yangiriye. haleluya haleluya haleluya. Ikintu cyumvise, nta jambo na rimwe riruta ribaho ya ruta imbabazi Imana yangiriye. Ntago ari abantu, ni Imana yangiriye imbabazi, kuko barankubise bona napfuye barajugunya, abandi bakwambura amafaranga. nakubiswe n'isoko ryose. Ibyo kwamburwa byo ni ibisanzwe, umuntu yaguhemukira, ariko mbivugira kugira ngo abantu bajye bareka guhemukira abantu baciye bugufi, cyangwa kubona umwana watoraguye cyangwa wabuze uko amera ukamutesha agaciro, ukumva ko atari umuntu nkawe. Isoko ryose ryaragukubise. Nakubitiwe mu isoko, abo mu myenda bajugunya mu bavoka bajugunya mu bazanye ibintu biti ibidiya n'ibyo bacuruzaga, bajomba imishito. Mfite inkovu ku maguru aho banjombaguye, mfite inkovu z'ibyaha ku mubiri. Imana mvuga ndayizi ibyo yankoreye. Yego uwanseka nsuzuguriye gutanga ubuhamya bwaho Imana yankuye, singira isoni zo kuvuga ko Imana yankijije urupfu naringuye mu cyaha cy'ubujura. Yego singira isoni zo kuvuga imirimo y'Imana yangiriye neza, yankuye mu buzima bubi bw'uruzerero, ikampindura umuntu. Ninde se bari kungirira imbabazi? Izo mama atangiriye, izo sogokuru atangiriye, izo bene wacu batangiriye, bakanca bakanyirukana bakankubita nk'abanyishe, ikankiza amaboko yabo. Yego izo abantu bansezeranyije ntibasohoze, ariko uzi kugira ngo umuntu mukorere uburetwa impamvu bimbabaza. Iyo myaka ni myinshi, nawe nta muntu ugira umutima, ntiwo muntu wagukorera ngo umwimika butura yo kwambara, umubona yambara ubusa arimo akora ari umwana w'ingimbi. Ndebaho abo utagira umutima. Hariho abantu bameze gutya n'ubu bariho, batagira umutima. Bafite umutima ukora ibintu Imana yanga. Rero nagira ngo mpumurize abantu ko Imana ihindura amateka. Yego niko wakijijwe. Imana impamagaye nkuko navuze. Yego nagize yerekwa mbisubiremo. Nakubiswe, mbona umugabo wambaye ibyera, uburebure bwe sinabuheza, amaso ye hasaga n'izuba, ndebye ndahuma, ibirenge bye n'ibiganza nuko byasaga. Urumva yerekwa nagize, numva ijwi rivugiye muri we, rambwira ngo genda ndagukijije, ujye ubwira abaremwe bose ibyo Kristo Yesu yagukoreye. Yego kuva ubwo na n'uyu munsi sindumva iryo jwi, nako sindahwema kumva iryo jwi. Iyi minsi ibiri ishize ntaryumva, mba numva mfite ikibazo. Nibutsa abantu bakijijwe bakagira intege nke gusubira ku muhamagaro waho Imana yabahamagariye. Kirazira kwibagirwa aho waturutse, kirazira kwibagirwa amateka yaho Imana yagukuye. Ijwi wumva gugikizwa kubakijwe bagacogora, ongera usubire ku isoko ryumve ugume uko wahamagawe. Uravuze ngo uwakijijwe cyangwa se umuntu wumvise ijwi akibaza. Iyo umuntu yumvise ijwi rimuhamagara, gihamagarwa rya mbere ry'agakiza, yuba ari ryo ukurikira ntihakagira indi nyigisho ikubuza agakiza k'umwimerere kuko wahamagawe. Niyo mpamvu ijwi numvise rimpamagara mbere, ikampamagarira muri koma, nakubiswe inkoni z'ubugingo,
wiswe nk'izakabwana urabona ni nk'izakabwana nari napfuye nta hantu nagiraga urugingo ruzima ni Imana yankijije Imana irazura pastor tukiraho ngaho iyo bamara gukubita gutyo wondorwaga nande ninda gukanda nta wigeze anyondora ntega amatwi wumve nakubwiye ngo bajugunye ku gasozi mayibobi bamwikanivo no mu gihuru niho naryamaga nari gutaha iwacu ntagira ikibazo nta gakondo nta munani nta wacu n'abagakuru baraza nta data nta mama ntabwo nasekaga sinishimaga nta nuwo nabwiraga ngo anyumve umubabaro wari uriho n'igihe cyanjye nibihe igihugu cyari kirimo hari ibibazo byinshi hari amateka y'igihugu hari amateka y'ubuzima bw'imivukire hari amateka y'imibereho n'ingorane nanyuzemo kongeraho ikibazo cyane kujya gukora amakosa muri make nta wari ukwitayeho oya ntawe ninde wari kunyitaho ninde uyu munsi wa none impamvu mubona abana baba mu mihanda nuko nabanyina bababyara babajugunye nabase ntibabite yego barangiza niba batabise utekereza ko ari nde wabitaho nawe ni mucyo wambajije wabonye umuntu uryamye uruhande rw'umukire ashonje nyamara ntibabura kumweta umwesikoro cyangwa umuteka mutwe yego ashobora no guteka umutwe ashonje birashoboka ariko icyo navuga kuba dukurikiye muri iki kiganiro nagira ngo mabwire ngo mwese abarushye n'abaremerewe nta wundi ujya uruhura abantu barushye uretse Kristo wenyine Kristo yomora igikomere cy'umuntu mu mutima yarangiza akabona uburuhukiro Kristo yomora igikomere cy'umuntu yarangiza akabona uburuhukiro yewe ntabwo nari nzi ko navamo umuntu nimurebe icyabayemo iwacu baranzi aho mvuka baranzi aho nabaye mu mujyi wa Nyamagabe bampimbaga nzobe urabona ko ndi igikara banshinyagurira ikindi hari imyitwarire nagiraga itari myiza y'urugomo n'ibindi ariko nkakora n'urugomo nzirikana ko nta muntu ngira wandengera pastor uri gihamya ubwawe kukubona n'ibintu uri kumbwira ndabona uri gihamya cy'imirimo y'Imana twenda kugana ku musozo ariko hari abantu kano kanya baryamye Nyabugogo baryamye mu mujyi baryamye mu Gatenga nabo batafite atazi se ntazi nyina ubwawe babwira iki kuko ubwawe mbona uri gihamya nasaba uwabona ubushobozi bwo kumva iki kiganiro kuba kurikirana ibi biganiro akaba yabona abafite ibibazo bimeze gutyo ashobora kubegera akabasangiza kumva iki kiganiro yego rimwe na rimwe yabona banashonje kuko nta mushonje wumva ashobora kwitanga akavuga ati ese mwakwemera ko dusangira nkabumvisha iki kiganiro yego nzi ko abazakurikirana ubu buhamya hari icyo bwahindura mu mutima yego Imana yangiriye imbabazi ititaye ku mateka y'iyumva n'ukomeza ititaye ku by'imivumo y'abantu bamvumye n'imitongero bantungereye wacu ntibubahaga Imana nta muntu ubaha Imana ukora ibintu nk'ibyo ikamvanamo umuntu umeze uko naho injyana ni heza yego hano duhuye ari ubwa mbere yego ubwanjye ukundeba rye nanjye bwanjye ndatinya ndi kukureba nkabona rero ibyo mvuga ubuhamya mfite ku Mana yego burakomeye ariko icyiciro cya mbere cyaho Imana yankuye naho mpumuriza abantu warumbajije yego abazumva ikiganiro n'abagira umutima wo gutabara bashobora kubumvisha ikiganiro icyakora nanjye ndategura ko hari igihe ndimo ndasenga Imana ngo ishoboze imbashishe uburyo bushoboka bwose n'imbaraga zose zo kwegera abantu nabasha kumenya bagize ikibazo nk'icyo nanyuzemo cyo kubegera nkababwira ngo Yesu arusha abandi bantu bose kudukunda Yesu arusha abandi bantu bose haleluya amen amen Yesu arusha abantu bose kudukunda yego ijambo rikomeye ijambo rihatse umunsi Yesu arusha abantu bose kudukunda niwe wenyine ugusezeranya ijambo ntaguhemukire niwe wenyine ukuvugisha ijambo rikaba impamba y'ubuzima yego ukarinyurana mu bibazo ukizera ko azarisohoza ukarisonzana rikazakugaburira yego ukaryambarana ubusa rikazakwambika yego ukarigendana rikaza kugira aho rikugeza ugira ngo se ni ugupfa kuba umushumba gutyo hari ahantu bituruka kandi ni ubushake bw'Imana
tugana ku musozo, kugira ngo twende kugera ku musozo, duhurize gato ubuzima bwaho byanyuze kugira ngo mu kano kanya ubushumbye itorero. Shingiye mu muhamagaro, murumva ijwi ryambwiye ngo ndagukijije. Uhereye icyo gihe nibwo namanutse nk'ugiye mu gishanga, urumva nari banjugunya ahantu mu mazira ntoki mu myanda, hajya numva umubiri uraterana. Bakujugunye mu mazira ntoki? Urumva nta bwiherero bw'isoko bwabagaho, mu mashyamba hafi aho no mu bihuru niho abantu bajyaga gukora ubwiherero, naho banjugunye mu mazira ntoki. Nagaruye ubwenge, Imana inzuye nsanga ari aho ndi. Inyo zindiho n'ibikomere bimwe hari aho zatangiye kujya, nuko manuka nikurura ngera mu gishanga, mpasanga umuntu w'umubyeyi wakuraga ibijumba, yari umurokore ariko mbonye yari yabonye nk'ubitirwa mu isoko, aravuga ati yewe angirira imbabazi, ampa ibijumba byo guhekenya. Nicyo yankoreye cyonyine, ampa ibijumba byo guhekenya. Imana ijya imuha umugisha. Ndabihekenya numva imisaya iranze, kuko nahekenye kimwe sinakimara, kuko imisaya bari bayikubise, umusaya uruhande rumwe wakutse. Nuko Imana impa akabaraga ku munsi wa kabiri, naraho mu ishyamba ndakaraba amazi atagira n'agasabune, ngenda nikurura ngera kwa muganga. Ngeze kwa muganga asanga umuntu w'umugira neza, baramfasha bajyana ku bitari Butare, umusaya wawusubizamo. Umusaya iri gufa buriya riracomoka bakanaricomeka, ry'umusaya bararicomoye, narakubiswe riracomoka riratandukana. Gukubita umujura nta mbabazi agirirwa. Mwe ntago mubizi, ariko kuki mutareba ibyabaraba? Abaroma babambaga abantu ku musaraba, kugucira urubanza rwo kukubamba ku musaraba ugaterwa imisumari, urabyumva? Nta mujura ugirirwa impuhwe. Uretse leta y'u Rwanda y'ubumwe niyo nabonye igirira impuhwe abajura. N'abanyabyaha bandi bagirira imbabazi, bakabahana bubahirije uburenganzira bwa muntu. Hariho gunagiyemo bakanabagorora, bakavamo abantu bazima, Imana ikabafasha. Nanjye haraho navuze ubutumwa hirya no hino muri ibi bihugu babatwika, ndabizi ko bibaho. Noneho mvugiye iryo jambo kugira ngo numvikanishe umujura w'icyo gihe uko yabaga ameze. Urumva ikintu Imana yakoze? Umuntu wese yabitekereza uwakurikirana iki kiganiro. Rero mu gakiza uhereye icyo gihe nibwo naje kwihana, nihanira mu giterane kinini. Imbabazi. Wihaniye mu giterane cyahe? Kinini, nihaniye mu giterane cy'Inyamagabe kuri ADPR. Ahantu bita Murambi. Cyari igiterane kirimo nk'abantu 5,000, ariko amatariki sinayibuka kubera amateka. Uretse kuvuga nk'ubwo buhamya cyangwa abantu baba bari icyo gihe bakaba banyibutsa, iyo nyashakishije amakuru nayibuka. Nuko hari ibintu bibiri byari byarambase. Nagiraga umudayimoni w'icyaka cy'inzoga. Ndashimira Imana yankijije inzoga. Wari kanyota? Inzoga. Uziko najyaga ku musozi gusunikira umusogongero, umunsi wose nahoraga nasinze. Ndashima Imana yankijije icyaka, inzoga. Haleluya. Kugira ngo ngekire navuze ukuri. Nagiye mu rusengero sinzabyibagirwa, mpasanga umushumba witwaga Marisera. Ndamubwira nti mushumba, jewe ngenda niruka, nica gahunda, ndamubwira nti muceceke, je mfite ikibazo, ndashaka gukira inyota. Se inyota y'iki? Ndasinda numva byanka. Kandi nibwo nabahaye ubuhamya bw'ibyabaye, bandambikaho ibiganza, banyirukanaho umudayimoni w'icyaka cy'ubusinzi. Kuva ubwo na n'ubu inzoga iranukira nkaruka. Imana yarabikoze, icyaka Imana yamaze icyaka cy'inzoga yarakoze. Imana ishimwe, tuyihaye icyubahiro. Uhereye ubwo nibwo natangiye kubona. Ndashimira hari umumama wamfashe nkimara gukizwa, nshyira mu rugo arandera nk'umwana, nshyira mu ishuri, mbona urukundo rwa kibyeyi, ariko ngifite ibikomere, kuko inzira y'agakiza n'urugendo ntabwo bihita byemera nk'uko byumva. N'urugendo, nuko umwuka w'Imana mba hafi abana nanjye, ariko ngira umwete wo gusenga no kwegera abantu b'Imana. Nibwo nabatijwe mu mwuka wera, maze imyaka 6 nkijije. Haleluya. Mu bintu byandyoheye mu isi kuruta ibindi nukuzura umwuka wera. Nukuzura umwuka wera. Nta kintu kibaho mu isi kinezeza nko kuzura umwuka wera. Twifurije no kurikiye kuzura umwuka.
Tushaka dukurikira umwuka kuzimuka amara wera. umubabaro umwuka atanga icyizere Yego. cya none n'iki gihe kizaza Yego. umwuka atuma umuntu ashira amanga umwuka atuma umuntu yegera Imana mu mutima Hallelujah, umwuka atuma hallelujah, umuntu hallelujah, aturwamo hallelujah. n'ubuntu bw'Imana Yego. nuko imyaka 6 ishize nuzura imbaraga z'umwuka wera nibwo impano z'Imana zanjeho ngiye kubona nisanga ndi umuhanuzi Yego. nisanga ya mpano yo kwereka igikomeje Yego. nisanga ndi umuhanuzi Yego. nisanga nsengera abarwayi bagakira nisanga nirukana dayimoni mu bantu ikagenda Yego. nanjye sinzi uko byagenze Yego. ni ubushake bw'Imana Hallelujah. muri izo mpano Imana yampaye mu mwuka nizo zatumye nzamuka abantu bangira Umushumba. ndumva bihagije. Yego. Tugana ku musozo mwabwira abantu ijambo rimwe ry'ihumure. Icyo nabwira abantu tugana ku musozo tukanasenga Imana Yego. nagira ngo mbabwire ngo ni muhumure. Yego. Yesu arusha abantu bose kudukunda Yego. kandi ntabwo Yesu akunda abakijijwe gusa. Yesu yapfiriye abaremwe bose Yego. kugira ngo bave muri Adamu wa kera wakoraga ibyaha bya Yego. kamere Yego. bahindukire ubuzima bw'amateka bagira amahoro yo mu mutima. Yego. Yesu atanga amahoro yo mu mutima. Yego. Yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange Yesu arabaruhura. Yego. Yemwe ababuza agaciro Yego. nimuze musange Yesu atanga agaciro. Yego. Namwe nimurebe uko yangize ubu ndi umugabo ni uziko nitwa papa w'abana ni ukuri ntago ari byo banyita ni papa w'abana bariga bandi ni beza. Yego. Mfite umudamu mwiza mfite abana beza mfite umuryango ndabishimira Imana shingiye ku mateka ya kera. Yego. Umbonye wese akabona n'umuryango wanjye n'ubuzima mbamo Ni ibihamya. aravuga ati Imana ishobora byose. Yego. Niyikura umutindi mu ivu Hallelujah. ikamuzamura Niyikura umutindi mu ivu Yego. nikura umuntu mu mukungu Yego. atari akwiriye kubaho Yego. nkanjye Yego. wari waciriweho iteka nyiri urusoro mu nda ya mama. Yego. Yarangiza akavuga ngo nzamurinda azanyura mu rupfu nzamurinda Yego. azanyura mu mazi nzamurinda Yego. ntazamutembana Yego. azanyura mu muriro nzamurimba ntazamutembana azaca mu bubobo nzamukurayo Yego. azaca mu bujura ntabwo imihini n'impiri bizamwica nzamukurayo nzamukuraho bamuteye ibisongo nta kintu azigera nzamuhindura umuntu muzima. None nimurebe ko Imana yangize iramburiye amaboko nyihaye nanjye ndagufashije pastor ndumva mfashijwe Pastor, nibutse iby'Imana yakoze dusezeranye ko tuzagusura ni karibu dusezeranye dukurikiye tugusure kuri eglise muzansura kuri eglise aho uteranira ku itorero rushumbye kuko kukumva ntabwo ndi kuguhaga kukumva ntabwo ndi kuguhaga dufite umwanya uhagije tuvuge n'indi mirimo y'Imana. Waratanga nimero ya telefone kugira ngo nimero yanjye ya telefone ni 0785 44 58 42 nimero ya telefone 0785 44 58 42. Wasoza usengera nasoza nsengera n'indi jambo riri ku mutima wawe nasoza nsengera bazakurikirana iki kiganiro kugira ngo kizabafashe kandi ndabizi kizabafasha. Yego. Kandi ndarikira n'abantu bose barushye abantu barushye. Yego. Nta handi wabona uburuhukiro uretse muri Kristo Yesu. Yego. Iyangiriye imbabazi sinareka guhamya ibi. Yego. Sinzikuraho kuba gutesha agaciro imbabazi nagiriwe ngo nzipfushe ubusa. Urumva nazipfusha ubusa? Oya. Sinshobora kwibagirwa amateka. Iyo umuntu yibagiwe ubuzima bw'amateka abusubiramo oya arakenyuka. Iyo umuntu yibagiwe amateka ntarama arakenyuka. Iyo umuntu yibagiwe amateka bimuteza kugomera Imana agakenyuka. Iyo umuntu yibagiwe amateka ntamenye yajya. Ndashimira Imana ihindura amateka ikura umuntu mu busa ikamuhindura umuntu. Imana ishimwe. Nagira ngo dusenge Imana nsabira bazakurikirana iki kiganiro cyane cyane abarushye abaremerewe abafite imitima igowe abaruhijwe n'uburwayi bakiheba. Hari abantu barwaye bababwira ko batazakira. Imana ikiza kanseri ukoze ku kandonya butsibuye ukoze asunye butsibuye. Hari abantu barwaye indwara hari abafite indwara uretse icyo gikomere nagize cy'icyo cya kera Yesu yaranduhuye akangira umeze gutyo cy'ubuzima. Yewe nubwo nameze gutyo isi irimo ibintu bitandukanye. Harimo abantu babwiwe na dogiteri barababwira ngo
genda wane n'ubu burwayi bwawe utegereze urupfu. yego uwo ni umuntu wavuze. ariko hari Imana ivuguruza ijambo ribi abantu bavuze, ikiza indwara, yego igakiza kanseri. hari ibyo Imana yabaye gukijije by'ubwanjye ibyo ese ubwo ibyo yankijije urumva uko bingana. ntavuze byinshi, mfite ubuhamya bwinshi, ariko hari ibyo yankijije, hari n'ibyo yakijije abandi. genda bazi Imana yakijije kanseri batandukanye, bari kure n'abari hafi, abari hirya no hino, kandi iyo baje ku gicaniro mu masengesho barakira. Imana ikiza indwara. ibyo abantu badashoboye irabishobora. hari abantu bumva biyanze, bagira umutima wo kumva bakwiyahura kubera ko babona abantu barabaretse, indwara zaratumye babaha akato. ndabararikira ko Yesu atajya hakato abarwayi. ababembe baje bamugana kandi uzi ko bahabwaga akato, abagirira imbabazi ari 10 barakira. nubwo umwe ari wabagarutse gushima, ariko n'Imana ikiza n'ibibembe abantu batakiza. ni Imana ikiza indwara abantu bavuga ko zidakira. nibwo Imana bwayo iramutse itabikora bakwizera iby'abantu. ariko nagira ngo mwizere Imana ihamagarira abantu, n'ijwi rihamagara, ijwi rya Yesu unkoreramo rirahamagara, riragira riti yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. kuko kunkorera bitaruhije n'umutwaro mbikoreza utaremereye. nijye utanga amahoro yo mu mutima, niko Yesu avuga. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'iki kiganiro tugize, abazacyumva kizagira icyo kibamarira, imbaraga z'ijambo ryawe rizabafashe, kandi ubageza ushaka kugera. uzura imitima y'abantu yananiwe kandi ubona yihebye, ubarinde ntibiyahure, kuko Kristo ugira neza. abazumvira ijambo rizabatere gukomeza, abarwayi bazakire kubwira ijambo, ababuze icyerekezo uzabaha icyerekezo, kuko uri Imana itanga ubuzima ugatanga n'icyerekezo. ndagushimiye kubw'ubu buhamya, iri jambo nirikora icyo waritumye mu mitima y'abaryumva, tubisabanye ukwizera mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Shuti turabashimiye mwadukurikiye, umukozi w'Imana kandi araduhembuye, turagushimiye. Murakoze cyane wakoze kutwitaba, kandi twizeje inshuti zacu ko tuzagusura kuri Eglise, tukagira namwe ibihe byiza. Imana ibaha umugisha. kandi twabwiye abantu babaye mu buzima bw'ubumayibobo, cyangwa se babuze ibyiringiro ko hari Imana ishoboye byose. turabakunda. Bye bye.